Ubuhinzi mbaturabukungu bw'ikawa bumaze kuzamura ababukora bityo bakabasha gutunga imiryango yabo, dore ko abenshi batangiye kuyihinga nyuma gato y'ingoma y'abakoroni no mu gihe cy'ubutegetsi bw'igitugu bwa Gregoire Kayibanda. Kanyenzi Zacharia ni umuhinzi w'ikawa mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye. Yatangiye guhinga ikawa hagati y'umwaka w'1962 no mu mwaka w'1963 ubwo yabaga mu gihugu cya Uganda, aho agarukiye mu Rwanda nabwo yatangiye gutera ingemwe zayo ndetse akora pepiniere y'ikawa. Gusa aho yatangiye kuzamura ubuhinzi bwe ni igihe yari amaze gutera ingemwe z'ikawa zisaga 2000 maze atangira gufashwa n'abagoronome b'akarere ka Ruhango, aho bamuhaga umuti ndetse n'ibikoresho bimufasha kongera umusaruro we. Umusaza Kanyenzi Zacharia avuga ko yabashije kurera abana b'10 ndetse abishyura amafaranga y'ishuri binyuze mu mushinga wo guhinga ikawa, ariko kandi bikaba byaramuteye imbaraga zo kwita ku buhinzi bwe. Ngo nabashije kubyara abana 10 ndabarera barakura, basha kubashyira mu mashuri. Ubwo uko abana bagendaga bavuka uko nagendaga ntera y'akawa byampaye imbaraga zo kubarera, bituma ntawe ushobora kugira ubuzima bukuze nabi ku buryo nyine abana batafite kirera bagenda bakura murabibona. Nubwo abantu benshi batitabira guhinga ikawa bitwaje ko itanga umusaruro bitinze bimwe bitandukanye n'ibihingwa ngandurarugo, uyu muhinzi yemeza ko ku ikubitiro yinjije miliyoni 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda, aho yahise yihuza na bagenzi be batangiza uruganda rutunganya ikawa yabo mbere yo kuyohereza ku masoko mpuzamahanga. Muri ayo mafaranga namaze kubona ko zirimo kugenda zigira utwo zisagurira, naratekereje ndavuga nti ikawa yanjye ntabwo najya nkomeza ngo baze abaguzi bampa uko bashatse, bambwira uko bashatse. Ubwo nabashije kureba abantu bake turaganira, ubwo dushinga koperative, dushinga uruganda. Ubwo mpitamo muri bwa bushobozi buke kugira ngo twitwanyirize ikawa zacu. Umusaza Kanyenzi Zacharia akomeza avuga ko nubwo bakoze uruganda ku giti cyabo ngo nta nguzanyo ya banki bakenera kugira ngo bongere ibiro by'ikawa byoherezwa mu mahanga bitewe no gutinya ibihombo bya hato na hato. Gusa Kanyenzi avuga ko bahura n'imbogamizi zitandukanye zirimo kubura isaso bitewe n'uko batagihinga amasaka ndetse n'indwara zikunda kwibasira igihingwa cyabo. Imbogamizi mpura nazo, iza mbere ni isaso, kubera ko inaha nta butaka bugihari ngo duhinga amasaka menshi. Isaso ni ukugenda umuntu agura bene utwo gutyo. Indi mbogamizi duhura nayo nk'abahinzi ba kawa, nk'umuhinzi wa kawa wabigize umwuga, muri iki gihe haje indwara zirimo utamenya uko zije. Ariko iyo mbogamizi, iyo ndwara yamara kuza ngahita mbivuga mu rwego rwo hejuru bakadushakira umuti. No muri uku kwezi kwa 3 gushize harimo indwara nitugera harugurunda n'ubu yaje. Imibare itangwa na Zacharia Kanyenzi, umuhinzi w'icyitegererezo mu karere ka Ruhango, igaragaza ko mu mwaka w'2013 yasaruye toni zisaga 4, mu mwaka w'2014 ageza ku ruganda umusaruro ungana na toni zisaga 8, mu gihe mu mwaka w'2015 yasaruye toni zisaga 10, naho mu mwaka w'2016 yasaruye toni zisaga 9. Ariko kandi akaba avuga ko ateganya ko umusaruro uziyongera muri uyu mwaka w'2017 dore ko amaze kugeza ku ruganda toni zisaga 8. Nta gushidikanya ko atanga umusanzu kuri gahunda ya leta yo kugabanya ubushomeri mu Rwanda, dore ko akoresha abakozi 20 mu gihe cy'isarura, agakoresha nibura amafaranga 10,000 yo guhemba abakozi, gusa agira abakozi 3 bahoraho bashinzwe gukorera ikawa.